Yesi abareyo bahageze ibe abareyo banza bahageze tubabwira amakuru abareyo bahageze abareyo bahageze kuri FM ho babariho kuri YouTube bariho ndabona barimo banerekana cyane cyane abavuye mu ntara bari mu makwastel ubu mu kanya harimo Rebre Dicide abavandimwe bazahuye hari rwose muri za kwastel za Orizo babukereye baravuga bati twateretseho twaje dorere uruvuga ngo ko kuri YouTube ni ubururu gusa barimo babu bururu abareyo uyu munsi nuwabo ni umunsi nuwabo nubwo munsi w'igikundiro igikundiro cy'abareyo sipe y'abanyarwanda umuntu arabakirara uvuye duhere kuri Remera ngo batangiye kuyijagajaga ngo barahicaye baravuga bati uyu munsi abantu bakwiriye kuzajya ngo byahuranye ngo na Samsio ariko abareyo barimo baravuga bati ngo leta izatekereza uburyo uyu munsi ngo nabwo nubwo bitaba byahuriranye ngizayitanga konje ariko harimo ibiganiro na Rwanda Convention Bureau ku buryo Rayon Day nyine wajya mu minsi nyine ikomeye cyane mu minsi isanzwe ya guverinoma ubwo nibikunda abari barabishyiramo imbaraga cyane muri Rayon Day ariko icyo nkundira Rayon Day umwaka kuwundi ubona nyine igenda ifata imbaraga urebye nka Rayon Day zagiye zibanza uko zigenda zikurikirana niko zigira imbaraga nk'iyo umwaka ifite imbaraga pe imwe mwaka ifite imbaraga wenda ikintu kimwe mbona kidarimo imbaraga cyane n'uburyo bwo kugaragaza wenda nk'umukinnyi nyine watigishije undi ubusanzwe habaga ari nk'umukinnyi uvuga ngo muri Rayon Day niho turamubonera uvuga ati turamubona muri Rayon Day sanga nubahaye bateganyijwe kuri gahunda ngabo adusharinze mu kanya ntabwo kadere kuri gahunda ntabwo igikorwa kirimo kadere kuri iyo gahunda mbere yo kuvuga ibintu byose tubanze duha abareyo badukurikiye gahunda y'umunsi stade ubu ngubu tuvugana irafunguye stade ubu tuvugana irafunguye kuko yafunguye ni uvuga ngo hagati ya saa 4 na saa 6 turabijyanamo muri ubu buryo kuva ku isaha y'isa 4 ubwo shize iminota 30 kugeza ku isaha y'isa 6 Rayon Sport yashyize ibyo bita ngo ni gates open and fun welcoming ubwo nuvuga ngo imiryango irafunguye n'abafana batangira kwinjira muri stade hanyuma gwera ku isaha y'isa 6 kugeza ku isaha y'isa 8 ASK versus Inyange match abakanyujijeho abani babandi bo muri weekend ubwo nabahoze bo muri Rayon ariko ni yakipe y'abasaza ya Rayon Sport hanyuma barakina n'ikipe y'Inyange barakina n'Inyange match keza kureba abasaza bagaconga abaduherutse gukina mu ikipe nyinamo ya Drujuba yara Kicukiro harimo bande kumbuza abantu bakina muri ikipe ya ASK rumva harimo ba Pekinyo harimo ba Andre yari mwizamu harimo ba myugariro Eric wimoso ebana umwe wa muri Gicumbi utemana ebana yaranantemaga nkavuga ati ariko se muze VIP Eric wose kina muri Rayon shiremo inkokora apana ariko apana Eric uyu nguyu apana gisa wowe undi Eric wa kera harimo ba Rumamina bo babarimo n'abakinnyi benshi bari mu bakanyije mu ikipe ya Rayon Sport ba Kocha Mbanze n'abakinnye mbere ya 1994 bo bose ubusanga barimo so navuga ko nakamace kagenda nabo abafana bagomba kuza kureba abo bakinnyi bakanyije b'ikipe ya Rayon Sport uko bahagaze babyita amuse girl ni kwa kundi barutegura kurya ko baruturi gufata mbere yuko urya byanyabyo iyi match yo ni amuse girl twagiye hanyuma kuva ku isaha y'isa 8 kugeza ku isaha y'isa 9 hari icyo bita presentation Rayon Sport Women's Swad 2025-2026 navuga ngo barapresenta nyine ikipe y'abagore ya Rayon Sport barapresenta swad yabo berekana abakinnyi baguzwe ariko bererekana swad yose muri rusange abakinnyi bose bahari ba Rayon Sport Women Football Club hanyuma ku isaha y'isa 9 zuzuye kujya ku isaha y'isa 9:10 ni Zero Trap performance Zero Trap birumvikana ko arahera ku ndirimbo ye yakoreye Rayon Sport Zero Trap baracurangira abantu baraba bahari mwe mu raperi barimo kugenda bazamuka muri iki gihugu ebana amaze kubaka izina kabisa araza kuba performingira abantu bari muri stade yego hanyuma ku isaha y'isa 9:10 nyuma ya Zero Trap kugeza ku isaha y'isa 10 ni presentation Rayon Sport Men's Swad 2025-2026 baragaragaza abakinnyi ba Rayon Sport ikipe Rayon Sport abakinnyi bose ifite abaye ariko bemeye ubwo nta abari mwingerizwa ntabwo barimo nabamaze gusinya amasezerano bavuga ngo ubundi bagomba kujya kuri Rode bamaze kumenya abakinnyi bazakoresha muri saison ariko baracyagoranye ariko abo bagaragaza aha ngaha niho abafana ba Rayon Sport bamenyera ngo uyu mutibandi y'umwaka dufite bandi y'umwaka
kugeza aya masaha. Hanyuma guhera ku isaha y'isa 10 kugeza ku isaha y'isa 10:10 Kenisol Performance. Kenisol aririmbira abantu baraba barimo. Kenisol afite indirimbo nyinshi harimo n'inshyashya, ubwo abantu baraza kuzumvira muri Stade Amahoro muri Leon Day. Kenisol ni umwe mu bahanzi bagira abafana benshi cyane b'urubyiruko. Buriya Kenisol ni n'umuhanzi wawukinnye, buriya nawe yarawukinnye cyane yari kumumena. Muri ya kipe y'abanzi cyagiye dukina muri hano gatagenda muri Kigali Universe yarushye kare na elementary barushye, ariko agatacu ubukabona agapira kaba kagenda, ariko nyine ni iminota 3 tayari akabarenga. Hanyuma ku isaha y'isa 10:10 kugeza ku isaha y'isa 10:50 hari icyo bita recognition ceremony. ubwo ni ibirori byo gushimira abafatanyabikorwa runaka cyane abafatanyabikorwa barashimira abafatanyabikorwa babafashije kuri Leon Day nabo bazakorana muri mwaka w'imikino. Exactly. Hanyuma guhera ku isaha y'isa 10:50 kugera ku isaha y'isa 11 President's Address. ubwo ni ijambo rya Tade aza kugeza kuba bari muri stade cyangwa bareba by'umwihariko. Hanyuma saa 11 zuzuye kugera ku isaha y'isa 11:15 ni live culture performance. ubwo hano ni gakondo nyine abantu baraza kuba barimo bibutswa umuco nyarwanda. Hanyuma guhera ku isaha y'isa 11:15 kugeza ku isaha y'isa 11:50 ni pre-match warm up. ubwo amakipe araza kuba arimo yishyushya yaba ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans. Hanyuma ku isaha y'isa 12 kugeza ku isaha y'isa 2 z'ijoro ni main match Rayon Sport vs Young Sports Club. Ni iminota 90 y'umukino hagati ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans, ari nacyo gikorwa nyamukuru umuntu yavuga muri Leon Day abantu benshi bifuza kureba uko iyi match za ko bimeze yaba Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young. Haratangwa n'igikombe. Hanyuma ku isaha y'isa 2 kugeza ku isaha y'isa 3 ngo ni post match celebration. Unyina ikipe yatsinze abafana bishimira uko umukino uraza kuba ugenze, bahana kaciyaze nyuma yuko wenda abakinnyi bagurana jezi nabyo birashoboka ko bashaka kugurana jezi ari byiza cyane. Hanyuma ndabona ngo Robin dukubise irindi tangazo atabayobozi ba Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans uyu munsi saa 6 zuzuye barasura umudugudu w'abarokotse wa Gasharu Ikinyinya. Uriya gahunda ejo hashize irimurwa abanyamakuru babyifuza bahagera. Murakoze. Ndabona rero umudiji uza kuba uhari ni n'umuvandimwe hano umenyerewe muri Kesitu Selector Faba umuhungu cyane niwe uza kuza kuba hari. Hanyuma ubwo ikiri twababwira kuri update ku kirebana n'amatike mu ijoro ryakeye kuko saa 5 z'ijoro nibwo batanga update. Twarababwiye ejo Skybox ndetse na executive seats zari zashize. VIP mu ijoro ryakeye yarigeze kuri 97% ubwo arasigaye 3% kugira ngo zose zigurwe. Hanyuma iyo ni VIP. Hanyuma VIP yarigeze kuri 93%. Hanyuma classic seats imwe 15 yarigeze kuri 90%. Upper ball handi y'ibihumbi 3 yarigeze kuri 65%. Hanyuma low ball handi y'ibihumbi 5 hasi ariko mu hasanzwe yarigeze 72%. Numva ko izo percentage zibura ku masaha navuga ko uhereye saa 6 z'ijoro kugeza ubu ngubu ira percentage yageze akanyenyeri bagakandi buze stade kuko nkurikije imibare mugaragarimo kuvuga abari mugomba kuzuza stade mugomba kuyuzuza kora ko urabona mu minsi ishize urabibuka cyajya igiterane cy'abahamya ba Yehova hari umuntu watwandikira avuga ngo ngaho ni APR na Rayon nibijandike batwereke ubwo yafashe ifoto yerekana mimbere ahantu hose nta n'umwanya n'umwe wabona ukanayizamo ikirenge yerekana no hanze ko hari abantu bahari batarimo none ahitavuga ngo APR na Rayon nimwijandike noneho muri iyi minsi yanyu mikuru mufite mutwereke ko namwe hano mushobora gukubita stade ikuzura akabona naho umuntu yakandagira ubwo Iberi ibutsa abantu kugira ngo nizo percentage zisigaye bareyo bataragura itike bayigura none nka kwintu birakaze wibutse n'abafana ba APR Yanga kuko umufana wa APR ugomba kuri muri stade ureba Yanga yawe wihebeye harimo abantu bagiye kureba Yanga benshi harimo abantu bagiye kureba Yanga ariko mbonye ikipe ya Yanga igiye gufungura ngo fan club i Kigali cyane fan club ya Kigali abafana benshi bahari bose tugomba gufungura fan club izwi. Yego ubwo abareyo bataragura amatike baza kujya muri systeme barasangamo ubwo nyine itike basangamo niyo bagura ubwizashize bazivanye muri systeme izo basangamo nizo bagura. Urakanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego uko ni kuragura itike yo kwinjira muri iyi Leon Day. Ariko inama nakugira gura byibura mbere yuko saa 6 zigera saa 6 zigera amatike sha araza ko bashizemo pe
aza kuba yashizemo. Ubwo uramutse wera ugize ikibazo hari support call center ku bijyanye n'amatike cyangwa se kuba wabaza. Hari abantu bajya bagura amatike bikanga akaba yakubaza ngo bimeze bite. Ushobora guhamagara 0785752222 cyangwa se 0788081252 bakagufasha uburyo bwo kubona itike yigura kare kugira ngo uze kuba wicaye neza cyane muri stade Amahoro nziza cyane. Ubwo Ruvuyanga nituzo kwibagirwa kakanu kuri Yanga kantu ka Haruna wakoze imyitozo muri Yanga ku munsi w'ejo karabakozeho ku mutima akantu kabakoze ku mutima abantu benshi barigaya Nyarugenge nta harakuntu datanga agaciro umuntu akwiye ariko abandi bo barakazirikana. Sha numvishe nka Ali Shaban Kamuye muvugize ikipe Yanga avuga ko nyine ukuntu bishimiye kubona Haruna aje gukorana imyitozo nabo. Ushaka kugira ngo wenda niwe wabisabye ariko Yanga niyo bimusabye cyane kumuzirikana nk'umu legend umunyabigwi mu ikipe ya Yanga ko tuje mu gihugu kandi iki gihugu harimo umukinnyi dukiniye w'umunyabigwi waduhaye byose dutwarana nawe bikombe. Tugomba kumuhamagara akaba ari umwe muri twebwe mu gikorwa tugiyemo muri icyo gihugu. Haruna yakiniye Yanga ayivamo ajya muri Simba arongera agaruka muri Yanga. Urumva ko byanze bikunze no umunyabigwi. Uzi ko banavuze ngo aramutse abemereye uyu munsi akaba yakemera gukina bamushyira minota 20 cyangwa 10 akaba arimo yambaye umwambaro wa Yanga ibaze ukina ariko adafite amasezerano atari gukoresha igeragezwa ahubwo kugira ngo bazirikane ibihe byiza yabahaye cyangwa se wenda n'ibikombe batwaranye. Banavuze hano yavuze ati wenda iwanyu ushaka kutemerwa ariko byanze bikunze ibyo wakoze hari aba babyemerwa nako yakanazemo iyo batamukinagamo ariko yagomba gukanagamo. Haruna tujye twemera ntabwo arimo aratakira ubusa cyangwa iki ntabwo tumuha agaciro akwiriye cyane. Batugira n'iki kintu twebwe yaba abafana ntabwo Haruna tumuha agaciro. Wa mugani w'ikinyarwanda ngo nta muhanuzi wabo twebwe burye turawaplika ntihagire uza kuvuga ngo iki ngo ariko abantu tubihuriyeho twese abantu bajya gushakirana ngo statistique ngo iyi myaka ingahe ngo yatanze assist zingahe ya providence yatsinze ibitego bingahe aho nuko ukora kuvuga ngo none se icyo gihe cyose yarazaga akabwira abantu ngo munyinishe abatoza bose ko bahindagurikaga yambaye igitabo cy'ubukapiteni yababwiraga ngo munyinishe ku itegeko. Yajyaga muri Yanga akabanzamo yakajya muri Simba akabanzamo yari uko yakoresheje itegeko. So ibyo byose rero uragenda ukabikombainenga twe yazani wacu aravuga ati uri ni muzehe bakamubona n'ibiki ariko abantu bagatekereza ako kanya ntibibuke ko ibigwi byiwe byo vuga ngo nuvuga ngo uko kuzirikana agaciro ke. So Yanga rero yesereka abantu hano ariko Haruna ntari mu ba long serving captain b'Amavubi babaye kapiteni igihe kinini mu ikipe y'igihugu urebye na consistency abarimo rwose. Urebye bijyanye n'amageneration hari generation nkatwe tutatuza u Rwanda rujya muri CAN tutabirebye tutari tubizi. Undi mukinnyi tuzi wabaye ukomeye mu mateka y'umupira wo mu Rwanda ni Haruna. Ntamwe bavuga rwose ni Haruna. Wivuga muri rusange ngo nkawe ngo mutazi ngo barye muri CAN hana bane twari yavuze nkawe nawe yavuze byinshi yashyize mu byinshi hano kuri no round table ari kuvuga we n'abagenzi abantu tutabonye u Rwanda rujya muri CAN. Twebwe rero generation yacu umukinnyi tuzi ukomeye ni Haruna Niyonzima mu ikipe y'igihugu bandi tumva nk'abo mu mateka n'ubu sina Haruna rega buri Rene abanyarwanda sinzi ikintu twabaye dukwiye no guhindura. Ntabwo abakinnyi bacu bakanyujijeho baduhaye ibyishimo ntabwo iyo bavuye mu kibuga tubakunda ntabwo tubakunda ngo tububahe. Turavuga Haruna kubera ko ari we wavuzwe cyane ariko hari n'abandi. Ariko rero baje usanga umukinnyi wakiniye Amavubi wakiniye Real agakina na APR akaza kuri stade agahezwa hanze ya stade. Ariko rero Ruvuyanga twagiye tubivuga inshuro nyinshi Ruvuyanga nanone turebe ku mpande zombi abakinnyi nabo uburyo bagenda iyo basoza nyine kariyeri umuntu aca mu twatsi ni imiterere ariko n'imyubakire y'umupira wacu nyine yacu ahandi iyo umuntu ajya gusezera nuvuga ngo akorerwa ikipe nuvuga ngo asezereyemo akorerwa iyo God of Honor ndetse kandi akorerwa n'ibirori byo kuza gusezera ibintu byose bikaba biri official. Ariko twebwe umuntu weruka ngo yarakiriye yaramanutse n'ibiki utamenya amakuru ye ikazahura ani wacu umukinnyi ajya gusoreza kariyeri aho yatangiriye ntibamuherekrite oya dore ikintu ugasanga ayo bagomba guherekrite n'ahandi reka ubwire ibe n'ahandi bishobora kubaho. Ariko hari ikintu abantu bakunda kugarukaho abayobozi kenshi yaba mu mafederasiyo cyangwa se n'ama ekipe n'iki ibintu byabo babyubakira kuri influence
y'amaradiyo, reka mbivuge uko biri. Twebwe ntituzabura kuvuga ko umukinnyi wari uri wenda muri ekipe yo hejuru yagiyemo yo hasi bitewe n'ibyagezemo, ariko we wikumva ko kuba atakiri on top bikuraho ibyo yakoze. Wowe kora akazi kawe nk'umuyobozi, ushimira umuntu mu byo yakoze mu gihe yagibikoze, umutegurira igikorwa. Uwo mukinnyi nashaka bari no mu cyiciro cya kabiri, ntibikura ko icyo gikorwa nikijya gukorwa duha agaciro ibyo bintu yakoze. No, hari n'uvuga ngo ubwo Haruna ngo wabaye kapiteni igihe kirekire ngo yahaye icy'Amavubi. Reka mbaho urugero, ubu se Steven Gerrard na Lampard bahaye icy'Ubwongereza. Kandi bari beza, barinze baritaringa nta kintu bahaye Ubwongereza, ariko barafatwa nk'aba legend b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Urumva ntabwo rero bivuze ngo kubera ko nta gikombe twatwaye muri iyo myaka cyangwa tujye muri kani bivuze ko ari umukinnyi n'importe ko usanzwe. Tubisoze ariko abanyarwanda dukwiriye kuzasaba imbabazi umuntu bita Haruna Niyonzima. Kumusaba imbabazi so kuvuga ngo tuzajya tumubwira ngo mbabarira, tumuha agaciro, ariko usaba imbabazi akazava muri uyu mupira neza. umuntu nibura yadukebuye aranagakoreye dukubise mu abafana rwose nta kumubona ngo bubu kuri mikoro, nta kwita utangira kuzana ngo statistique ngo ibiki oya. Gusaba imbabazi Haruna ni ukumuha agaciro kandi pana mu magambo, mu bikorwa. Uretse na akazava muri uyu mupira n'abandi bazavamo, akazava muri uyu mupira n'abandi bavuye merega bahari bagifite aho bahuriye. Nicyo kintu cyonyine twakora tukagarura urukundo kuri Haruna, nta kindi. Hanyuma Ibeka akantu twavuze kuri ya kipe ya SK na n'Inyange information menye ira SK ntabwo ari baba legend nindi nizino nyine zo muri weekend, ahubwo kugira ngo ari amakipe agaragare kuri uno musi gikundiro akanyenyeri ka miliyoni 10 ASK aya makipe yombi.